dufite inzara. Nakubwira ko mu giturage dufite inzara, harimo abantu bashonje. Uyu ni Nyirahabimana Immaculée utuye mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru. We na bagenzi be baravuga ko kuri ubu bugarijwe n'inzara ituruka kuko bararumbije, ngo dore ko umusaruro bezaga mbere bavuga ko wagabanutse ku buryo bukabije, aho kuri ubu batunzwe no guhaha ku isoko, kandi n'isoko naryo ibiribwa bihaboneka bikaba ari bike kubera ko nta musaruro wabonetse ku buryo abaturage barya bagasagurira n'amasoko. Nk'ubu nko ku Muhindo ubu nejeje nk'ibiro nka senkani, kandi wenda narezaga nk'ibiro 400 500, ibiro 50 urumva ko umusaruro wabaye mukeya. Ndikopesha kuko sinaramuka n'ukuri ndagenda kabirigiye aho aka gace cyane n'aba hari twadukenyere ahari ya materasi. Ibihe byahindutse byabaye bibi, umuntu yahinga guhinga ntiyeze, izuba rikava. Zari rwose twagirwaga n'imyumbati, tukagirwa n'ibijumba, tukagirwa n'ibishyimbo, none byose twarabibuze. Kuri iki kibazo cy'inzara kivugwa muri aka karere ka Nyaruguru, umuyobozi w'aka karere Habitegeko François ntacyemera, ariko avuga ko habaye amapfa yaturutse ku kuba imvura yaraguye ikarangira kare, ibintu byatumye imyaka itera uko bikwiye. Gusa akomeza avuga ko bafite ingamba ku buryo batazongera guhura n'iki kibazo, zirimo ko bari gutunganya ibishanga ku buryo abaturage bazabyifashisha igihe imvura izaba yatinze kugwa. Igihari muri Nyaruguru n'ahandi hose mu gihugu nk'uko mubizi ni ibibazo by'amapfa byatumye mu by'ukuri umusaruro utaba mwiza, imvura isa n'ihagaze kare ku buryo abaturage batabonye umusaruro bari biteze. Navuga ko muri rusange nta nzara ihari, navuga umusaruro udahagije wabonetse, ariko nta kibazo cy'inzara kiragaragara. Gusa ni ugusenga kuko turamutse tugize ibibazo imvura ntigwira igihe aho twagira ibibazo bikomeye. Icyo rero twatangiye kugifatira ingamba, cyane cyane turi gutunganya cyane ibishanga kugira ngo bizaramire abaturage nituramuka tugize icyo kibazo cy'imvura itaguye kare. Ku baturage bagera ku 300 batuye aka karere ka Nyaruguru, 80 muri bo batunzwe n'ubuhinzi. Ibihingwa bibandaho n'ingano, ibishyimbo, ibigori, ibirayi hamwe n'ibijumba, ku buryo bisaba ko ubuyobozi bw'aka karere bushyira imbaraga mu kwita kuri iki cyiciro cy'abahinzi. Bitaba ibyo inzara aba baturage bataka ikaba nta cyizere ko yashira, ndetse bikaba byakongera umubare w'abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakava ku 13 bariho ubu ngubu kubera imibereho yaba itifashe neza. Aimable Uwizeyimana, Radio Huguka mu karere ka Nyaruguru.